Mwaramutse neza, igitondo cyiza cyangwa se abandi isabato nziza bagiye gusenga. Twari tugarutse ngo tubereke ukuntu isabune yacu yagenze. Isabune yacu yabaye isabune nziza, tugiye kuyarura, ariko twongera no kwibutsa abantu ko burya imirimo y'amaboko ntacyo yangiza. Mushatse mwakwiga cyangwa se mukanabikora. Ibi byose ntabwo bigoye, ni akazi ukora uri iwawe, ni akazi ukora igihe cyose uboneye umwanya, ariko ni akazi kagusaba kugashyiraho umutima. Rero nabashishikarizaga kugira ngo mumenye ko ikintu cyose uzakora utagishyizeho umutima ntabwo cyakubera neza. Reka twarure ino sabune murebe ukuntu isabune yabaye. Mumfashe murebe ukuntu isabune yacu isa neza. Mwayibonye? Yarabiramina. Reba ino sabune. Ngaho reba ino sabune. Ngaho mumfashe twarure n'iyi. Mumfashe n'iyi tuyarure, nayo murebe. Mumfashe nayo tuyarure murebe. Wow, bravo bravo. Mwayibonye? Mwabonye isabune twakoze? Izi sabune rero ni isabune zo gukaraba. Ni isabune zo gukaraba kandi nziza, zitagize icyo zangiza umubiri. Ni isabune zikoranye ubuhanga. Ni isabune nawe wumva ukumva ukuntu kamotera akavuga uti antuka nanjye isabune ntayikarabye ntabwo byavamo. Rero ni amasabune ushobora gufata, amasabune y'ubwoko bwose ushaka ugahereza umwana akisiga, ugahereza abana bagakaraba, cyangwa se abana bawe bagiye kujya ku ishuri, aho kugira ngo bagure amasabune arimo produit na chemicals nyinshi, wabakorera isabune y'ibimera. Wabibonye? Rero mureke mukomeze tugirane urugendo rwo gukora imirimo y'amaboko mu rugo, cyangwa se ibyo twita homemade. Homemade ukaba wakwigirira uruganda iwawe mu rugo. Ibi byose mbikora nibereye mu rugo, mvuye mu kandi kazi, ntibintwara umwanya, nubwo nshobora gutinda kuryama, ariko ntinda kuryama ngize gute, nzi icyo ndimo nkora. Rero izi sabune zikoze mu moko atandukanye. Wenda uyu munsi cyangwa se nonaha twabashije gukora izi ngizi, twakoze izi ngizi, ariko buriya mu kanya dushobora kuza mu kanya cyangwa se nijoro dushobora kuza kubakorera isabune zindi z'ubundi bwoko, ariko ndabona uyu munsi bitari bukunde ko nijoro nshobora gukora, ariko ntakoze amasabune nijoro nshobora gukora amabombo. Yego, mfite ahantu bafite anniversaire bashaka ko mbakorera amabombo yo guha abana. Rero kandi izo bombo nazo ni iz'ibimera, wari ubizi? Nkoresha icunga, nkakoresha pinari, ngakoresha ipapayi, nkakora bombo y'abana. Namwe rero mugerageze kuduhamagara cyangwa mudukurikirane kuri za mbuga nkoranyambaga zacu, murebe ibi bintu birakorwa. Nibyo koko? Yego. Jyewe rero vacancy irageze, abakobwa banjye n'abahungu banjye niko kazi. Isabune batwara ku ishuri barazikorera. Hanyuma ibigendanye n'amafarini byo ni ibisanzwe, abana bakunda amandazi nabyo bajya babyikorera. Cyangwa se bakikora nk'utubiswi, bakunda biswi ngo z'akarabo. Ibyo byose nta handi twabikura uretse kujya kuri YouTube channel yacu, ukandikamo Inshongore TV, hanyuma byose ukabisanga hahandi. Ngo bigenda bite rero? Uretse kuza umuntu wa mbere cyangwa wa kabiri uri buza kujya kudufollowinga, ukaduha subscribe kuri YouTube channel yacu, uwo muntu wa mbere tumufitiye impano muri iyi minsi mikuru. Abantu bari buze kujya kuri YouTube channel yacu bakadufollowinga, bakaduha subscribe na like na comment, ni ingenzi. Muhite mutwandikira. Mutwandikire muri comment, mutubwire, hanyuma ibihembo byanyu tuzababwira uko muza kubitora muri iyi minsi mikuru tugiye kwinjiramo. Yageze, mutangire nonaha mugana kuri YouTube channel yacu, hanyuma mudufollowinge. Turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ni ukuri nabashishikariza gukora imirimo yose y'amaboko, kuko buriya ngo udakora ntakarye. Ngaho reba nk'iyi sabune.
reba nk'isabune, reba nk'isabune ni ukuri, reba iyi sabune, reba iyi sabune. Izi sabune zose mureba hano rero si izi zonyine, dufite izindi twaruye mu nka saa 5 kugira ngo tubone amaforomo. Reba iyi sabune nayo, iyi sabune nayo ifite umwihariko wayo. Ngaho reba izi sabune ntabwo urabona ko zitandukanyije amabara. Izi sabune nazo zifite umwihariko wazo, kandi ubu mureba hano zose zikorwa kuri komande, ntabwo tuzikora tugiye kuzibika, ko turakora ugasanga abantu bose baduhamagara. Ari amavuta y'isabune ya tirimerike arahari wayabona, ari amavuta ya sante wayabona, kandi byose bikozwe mu bimera. Rero turabashishikariza kuza kwiga cyangwa se gushakisha undi murimo wose mu byo twigisha kugira ngo muze tubafashe. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turabashishikariza kuza kwiga no gukomeza kugira icyo mwakwitezaho imbere. Murakoze, ndabakunda cyane. Ciao ciao.